Oh my god, uzi ko aho nkoze wose harimo kundya, ufite ibiganza biryana, mfashe undekure. Nawe ufite ikibazo cy'ibiganza bikomeye? Igisubizo wagisanga kuri Clarisse Girishya YouTube channel. Hello Caregivers, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu wakora kugira ngo woroshye mu ntoki zawe harusheho koroha mu gihe hamaze gukomera hakaba hakubangamira. Ni kenshi wisanga wamaze kugira intoki zikomeye zikubangamira, bikakugora mu gihe urimo gusuhuzanya cyangwa se ugiye gukora ku muntu ukumva bikugoye bikubangamira. Rero niba ufite ibiganza bikomeye ukaba ushaka kubyoroshya, ngiye kukwereka ikintu wakora cyoroshye cyane ukoroshya mu biganza byawe mu gihe gito cyane. Uyu ni Clarisse Girishya, ntucike. Kugira ngo woroshye mu biganza byawe, ikintu cya mbere uzakora ni ugukaraba neza mu biganza ukoresheje akaroso. Ahangaha urakaraba mu biganza hagati y'intoki ndetse no mu nzara, ukamakinga shuwa ko imyanda yose ishize ku ntoki zawe ndetse no ku biganza. Ikintu cya kabiri uzakora niba ushaka koroshya mu biganza byawe, ni uguhanagura neza mu biganza noneho ugasigaho amavuta. Ya mavuta usigaho ni byiza cyane ko yaba abonekamo vitamini A ndetse na E. Izo vitamini uko ari ebyiri zizagufasha kuba uruhu rwawe by'umwihariko rwa rundi rwo mu biganza rwagira ubuzima bwiza, noneho na cya gihu kiri dead kikaba cyavaho, cya kindi gituma mu biganza byawe hakomera cyane. So ni byiza cyane rero ko wabyitaho mu gihe ugiye kugura ya mavuta, ukibanda kuri ya yandi abonekamo vitamini A ndetse na E. Ikintu cya gatatu uzakora muri cya gihe umaze gusiga amavuta mu biganza byawe, ibiganza byawe bimaze gufata amavuta neza, ni ukwambara ga za cotton, cyane cyane muri cya gihe uba ugiye kuryama. Cya gihe ugiye kuryama nicyo gihe cyiza kuko ni igihe uba udafite akandi kazi ko gukora. So ibiganza byawe bikomeza kuba bihehereye bimeze neza, ku buryo uko igihe kigenda gishira ugenda ubikora gutyo, ugenda ubona impinduka, ibiganza byawe bikagenda byoroha. Rero ni byiza cyane niba ufite ibiganza bifite uruhu rukomeye, ni byiza cyane kuba wakora utu tuntu nkubwiye, noneho ugashaka n'izo ga za cotton ukajya uzirarana wamaze kwisiga amavuta. Birafasha cyane, ibiganza byawe bikagenda byoroha uko iminsi igenda ishira, ukazageza igihe ubona ibiganza byawe bimeze neza cyane. Icya kane kizagufasha kugira ibiganza byoroshye ni ukwambara ga z'akazi. Niba ufite akazi kagusaba guterura ibintu bikomeye cyangwa se guhora uri mu kazi kagusaba gukoresha ibiganza, ni byiza cyane gushaka ga uzajya ukoresha ku buryo ibiganza byawe bitazajya bihita biba affected na ka kazi kawe. Ushobora kuba uri umukanishi, umuhinzi, umwenjeniyeri, bya bintu bigusaba ko ibiganza byawe bikora cyane igihe kinini. So ni byiza rero kuba washakaga z'akazi kugira ngo ibiganza byawe bikomeze kugira ubuzima bwiza. Nyuma yo kureba iyi video, nizere ko utazongera kugira ibiganza bikomeye cyane, bya biganza by'urutare. Oya, gerageza ukore ibintu uko ari bine, ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bisaba amafaranga, ntabwo bisaba ibindi bintu bihenze, ni utuntu waba wifitiye mu rugo, amavuta, isabune, ni ibintu bisanzwe usanzwe ukoresha. Ndetse na ga ni ibintu bihendutse bitakugora cyane. So gerageza ubishyire mu bikorwa kandi ndakwizeza ko bizagukorera umuti. Ngana ku musozo rero, reka nkusezere, tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndagukunda cyane,
kandi nkwibutsa gukora subscribe kuri Clarisse Girishya YouTube channel. Bye. Mwah.